Mwiriwe mwese nishimiye ko bamwe muri mumaze kuhagera nubwo mbona amasaha yatujyanye. Hari benshi bataraza ariko ndakeka nabo wenda bari mu nzira. Ndakeka ikiduteranyirije ahangaha mwese murakizi, nijeho no kugira ngo tuganire. Dufite umusaza urwaye, dukire hamwe dukoteze inkunga ushaka kumuvuza. Murabiza urwaye umutima ni ikintu gikomeye cyane. Nika ko akeneye kujya kwivuza mu bihugu by'amahanga hanze kugira ngo abone ubuvuzi bwisumbuye. Ubwo rero mwebwe mwahageze n'abandi bataraza, umusanzu wanyu urakenewe cyane. Ndagira ngo tuze guhuriza hamwe. Iki turaje inshinga no kugira ngo umusaza wacu turebe ko yavurwa kandi agakira. Murakoze. Nawe mwatangiye baba iki mutari mwambwiye. Usiko kugikora nawe mwiko wanjye kansurenge kuza. Oya suraje hehe reka tukore inama mwiko wana bahamagara bakawukubikira cyangwa ukaza kuwufata utaje. Harimo akanyungu ntari. Uteganya inyungu hano. Erega mukuru wanjye nta kuvukana n'abafundi. Yebera nk'igihe abaziye kwiga. Ko nibyo bivuga baba babigutumye. Rero no se reba nk'igihe twateraniye wowe. Urabura kumva ibyo kuvuga ngo natinze. Ubuza amafaranga nkoreye we yicara. Ubusuzanya nga. Basta reka twumve ibyo ari kuvuga. Basanga harimo na kare yahese kare amasoro gati yacitse wowe. Abanyene reka mureke ubusije waherera uburere mbedeho wowe. Mani winsakuri. Magambo yawe nabo abafande bwawe mane wowe. Uzaza amasoro gati yacitse mane. Banza haro bakunda. Amagambo yanyu ni umunsi wundi nta nubwo mwatuza. Azabana by'amasoro gati wagiye wambara. Mugabanya amagambo. Urumva bari kuvuga ngo muzagiye gufata yo kubona amafaranga none uri muri ibyo ngibyo. Mwanya nazimbwa mwe mwacicetse aho ngaho uko amagambo yanyu ari umunsi mwacicetse mukumva ibyo batubwira. Wizata we. Twebwe turi inyana zimbwa. Muceceka aho mufunga umunwa mwumva ibyo batubwira. Ese ntamwe ndebera ibyo murimo kweri. Murimo muritukanira gusa murimo murasakuza nta nubwo muri gutumbirira icyatuzanye hanga. Ngo twaje hano guterana amagambo no gusakuza. Ngiye rwose ndabagaye uburyo murimo muritwara. Muzehe ararwaye aho kugira ngo dutekereze tugire icyo tumufasha murebe amagambo muri kuvugira hano aho twahuriye mu rugo. Ibintu byose ntabwo byagakwiriye kubaho. Sibyo mbavuga se mukuru wanjye baba banjombo munwa ibintu birebire aho batuje ngo twumve ikibazo cy'umusaza bazamutse ibintu nazi mu muhanda mushiki wacu yigize indaya ndetse ngo tuze duteranire hamwe ngo twumve ikibazo cy'umusaza tube twamuvuza. Sinzi ibintu by'ibigambo babanza nawe. Karaye guri kubusa wirirwa umvuga ngo ndindaya se ndindaya yawe. Murazana umunwa ngindaya mwatuje mukumva ibyo batubwira. Ariko nkaho mukuru wacu yaduteranyije hano sibyo twumva ikibazo cy'umusaza uzajya wirirwa uhagaze hara ku muhanda ngo utegereje abagabo. Aha nenze ko abafundi twebwe tugira wowe gusa. Nimbwa akazi zica nazo cyanze zifite ububi. Kagafundi nkaka. Aze kuvuga ko imbwa akazi ari bana. Jewe ibintu murimo ndabirambiwe amagambo murimo sinyazi. Sinzi niba munazi cyaduteranije hanga. Mutekereze umubyeyi wacu ararwaye. Murimo muravugira ubusa muri iyi nzu ye. Ubundi muzi cyatuzanye hano. Ntabwo naje muri ubu busa bwanyu n'amagambo yanyu. Uri Imana ufite imbaraga, uri Imana ikomeye. Data derenje kugabana ndetse ko muze yapfuye. Cya 10 data ukime. Data nta kibana ageraga mu muhanda muri Kigali. Ako data bikore mu Imana kandi bigende neza. Byose urabikora kandi uri Imana. Yo Kristo bakanegere bashiki banje. Reka data tugire uko tubigenza. Ndagaskuri. Amen. Yanjye Imana igumugisha uraho neza. Amahoro. Uraho nawe. Akagenda pastor abakene turabazi wowe. Reka nsero umukene turakuze. Reka nigere kuri uraho Mukamendagane wambaye ikote uko muzarwaye mwagiye muvana imitwe aho ngaho. Ubundi ubwo wari kuhe. Bari kubabarira. Ndibutse kuza hano ari uko yarwaye. Cyamwihorewe maza. Mu bintu Imana yadutumiriyeho yaratubwiye tujye dukora ibintu biri seri dusenge. Ubwo suri seri. Uri serious ara? Wakubona abantu uri seri. Njyewe kubera nurujwe amavuta y'Imana ndi seri. Waje waje prosecuted for that. Imana kubabarira. Ariko pastor ko guzi ko uri umukene. You will move out of this house. But I can't. You will move out of this house. Move to where? Yo, I don't. Ko yarwaye muraramo shanga hanyuma mavura Pastor. Namwe nimuceceke mugabanya amatiku n'amagambo murimo muratukana murimo murakora iki
nshimiye ko uhageze ariko ntangajwe no kumva uvuga uza wirahira ngo amasengesho ngo muzehe yapfuye. Ninde wakubwiye ko muzehe yapfuye? Hano ntabwo tuje kugabana. Niba utanabizi byiduteranyije ngo babikubwire ko hano ntabwo tuje kugabana ibya muzehe kuko muzehe arahari aracyari muzima. Oh, Imana mukize rwose mukize. Usinya kuri kuzana iyo mikosha yawe zana mu rugo. Pasiteri rero mukuru wacu dushimiye ko uhageze ariko usanze n'ubundi turimo turitanga. Reka tuguhereho. Urabizi ko muzehe arwaye, dukeneye miliyoni 5 zo kujya kumuvuza umutima hanze kugira ngo tubone yakongera kuba muzima. Uraduha amafaranga angahe ngo dufatikanye turebe ko iyo nkunga tuyigeraho? Jewe ndabaha inkunga ikomeye, inkunga ihambaye ikomeye cyane. Jewe nicaye hano kugira ngo mbafashe kuba mwabikora neza. Reka mere kuri umuvandimwe wanjye umurikira tubashe kubigenda neza, nanjye ndabaha inkunga yanjye ikomeye. Gatoya. Amwiriwe. Werewe nawe. Hari amakuru umenye? Uyahawe nande? Mwagize ibyago kandi mu kazi nkora nsanze ko ari byo nabafashamo. Urabona badufashamo iki? Rero nari mpageze mwagize ibyago mwafasha umusaza. Ninde ugutumiye ninde wakubwiye ko twagize ibyago? Swani, rwose mwagira ibyago bikayibeka. Kasa vuga neza mugenzi wacu ni ibiki? Ese no muri bangaye. Hano tuvuga umuntu ukubwiye ko twebwe hano twagize ibyago. Tari ariko muri ya mugenzi. Nakuze nawe wabaye Wiko nta kibazo nakazi nkora. Niko kazi kanjye. We murenganye nakazi kanjye niko nkora kuko nakazi hano namenyekane muvana amakuru niko kazi nkora. Nanjye mukuru wanjye je nari nzi ko nanjye yitabye Imana ariko You can be prosecuted for that. Ako mugira ibikabyo we. Ubwo urimo uravuga uzamura amaboko wumva ko nta soni ufite. Bakuru mwari mwabwiwe nande? Mvuga kuri ikigoryo ugahakana. Uri ikigoryo uri igicucu. Yapfuye. Ariko ubufundi nk'ubu wajya gukarana. Ubufundi se. Uzajya kujya gukarana. Ko muze yakumva n'amagambo uri kuvuga. Muvuga ngo jewe rubogo nije wabwiye. None se abivuze ninde wari ubimubwiye? None se ni karane ngo ko wanye gushenda ntukajya usuzuma. Ni karane. Ntukajya ucaceka se kandi dore amateko yanyu arongera aratangiye. Tugeze kuri wowe dukeneye kumva inkunga yacu. Iyi nkunga yawe bitwohereza kuri mushiki wacu nawe araza kugira umwanya we. Wowe duhe inkunga yawe ni nawe tugiye guheraho dukomeze n'abandi. Murabyumva murabizi ubuzima buragoye kandi akazi nkora mwese murakazi ni umufundi. Ariko umufundi ntabwo udahembwa amafaranga menshi, murabizi cyane n'ibihumbi 5. Kandi mfite abana, mfite umuryango ngomba kwitaho, ntabwo nyine binyoroheye. Gusa nyine nanjye nka muzehe ntabwo nabura nyine akantu nashyiraho kugira ngo muzehe nyine ajye hanze aho ngaho avurwe abashe kuguruka. Wenda napfa gushyiraho nk'icumi amadamu gihe muzehe adahari akageza agasigara hano mu rugo nyine akareba urugo. Numva inkunga yanjye yaba ari iyo kandi numva atari nkeya cyane. Dukurikijeho Rubogo nawe ugiye kutubwira inkunga yawe. Uri umuntu w'umugabo w'ibigango ndakubona. Nizere ko inkunga yawe iri buze kubyibuha tugasapotinga muzehe akabasha kujya mu Buhinde kwivuza bikazagenda neza. Jewe rero Rubogo nkuko wavuze ngo mfite ibigango, ngiye inkunga yanjye mfite niyo kuzaherekeza muzehe nkajya kumukatishiriza itike nkamujyana nkajya mwitaho nkamuvuza nkamugaburira ku buryo ibigango byanjye nzabasha kumuvuza neza ku buryo nta muntu uzatugeraho n'amafaranga kandi ndabizi tuzayakoresha neza kabisa kandi nzamugarura yarakize. Turagushimiye ku nkunga yawe utanze. Bwo reka dukomeze na mushiki wacu nawe umuntu mukuru nawe atugezeho inkunga ye. Murakoze ariko ngiye nyine murabizi akazi nakoraga nari indaya ariko pasiteri nyine aransengera mbivamo. Nawe kugura amavuta narayabuze noneho ariko nyine nubwo bimeze uko ariko nyine nzasigara ku rugo ndumva ari iyo nkunga yanjye. Ntugire ikibazo ku mafaranga tuzavuza muzehe nzakugurira amavuta ntugire ikibazo mushiki wanjye.
gusa ndagushimiye kuba nyine umwuga nyine wari waragiyemo warawuvuyemo. Sinakubwiye ko utekereza amacuri. Ese amafaranga yamuzeho ubwo n'iki nayo amafaranga bazamuvuza. Nese muzeho azaba ari ntago azajya arya. Njye se ntago nkora. Nese uzaba ugiye gukora cyangwa uzaba ugiye kwita kuri muzeho. Zamwita ariko abundi bakohereza uyu mushiki wacu wowe ugasiga. Nta kigoryi. Wowe muzehe ariko karane wowe niba nakohereza reka nkubwire uzima uri kuvuga gutyo uzima uri kuvuga gutyo nishyari wagize nta byishyari mukuru wanjye yemeye ko nzajya kwita kuri muzehe ahubwo wagize ishyari umva girlfriend durabona wagize ishyari iki cyomanzi nimuramuka mucyohereje kwita kuri muzehe rwose muzehe ni mumubare reka reka njye kwita ku musaza ndamukunda cyane ndabizi ariko karane murakoze ku nkunga zanyu muri gukomeza gutanga. Tugeze ku nkunga ikomeye cyane, inkunga ya mukuru wacu, inkunga rwose yatubwiye ko ari inkunga y'igitangaza iri buze kuruta izindi zacu twose twatanze. Reka tumuhe umwanya kandi twumwubahe rwose. Abantu muri kujujura mu buceceko gatoya rwose tuguhaye umwanya mukuru wacu, tugezeho inkunga ateguriye umusaza. Iyo mu mahanga rero mwanjye pasiteri inkunga nabaha yabajyana mu rugendo rw'indege rero aho muzagende amahoro kandi Imana izaba imbere cyangwa ibabe hafi. Nk'uko mubyumva rero ngira ngo namwe mwarangije kubyumva. Kuri wacu rwose ndagushimiye, uduhaye inkunga ikomeye, ndumva ari amafaranga menshi afatika azadufasha ugiye guha muzehe, azamwitaho muri byose rwose. Uri umuntu w'umugabo cyane, njye narenze ko uri umukene ariko amafaranga witanze arahambaye rwose, ndagushimiye. Njyewe inkunga ntanze ni inkunga y'amasengesho kandi zizagenda izamufasha. Ngambaki ese waje ubarira ko yapfuye none utangiye kuza amasengesho azamuvura. twumvaga ari ibintu bizimu ugiye kuvuga none numva kuzanya amafaranga ahambaye ku buryo amasengesho nkawe nk'uko watugendera ukadusanga na kino kibazo wowe urumva uri budufashe iki? hanjye rero mu kazi nkora nari nzi ko ndi mu kazi none ndi kubona nahimenshi ariko nta kintu kuje none nta kazi kandi ndi kubona ahangaha nta kintu uje gukora